sinababwiye sha narababwiye wumve ikinyobwa sha ubu buryohe mada akura kamugashisha wo kakamanuka wumva hehe n'inyota nshuti yanjye kandi nushaka kuvugwa neza gana ikinyobwa mburwa ugira inyota ikinyobwa nabonye ni imburwa nushaka kugabanya ibinure mu mubiri kugira uruhu rwiza uzakoreshe mburwa umwimerere Listening Studios. Yewe se ndagukunda njyewe Kanyandekwe n'ubuzima mbayemo ko uriya mukobwa arankunda ntabwo mbyumva ngiye ko yaba nkunda n'ubuzima mbayemo ariko bibaye ari byo nubwo ambeshya ni impaka ariko ubu n'iki nzakora kugira ngo Kanyandekwe yemere ko mukunda njyewe ese wankunda n'ubuzima mbayemo ntacyo bitwaye gusa ariko ibitekerezo namubwiye ko mukunda mbona agize ikibazo ariko oya ndagumya ntitirize bizakunda ariko buri wagenda mubwira mama yabyumva oya ntabwo kuko nembwa umushahara mwinshi washaka ukuntu mushyira ahantu amukodesheje akabona ko mukunda ariko azabyemera ngenda mutungura n'udukazi dutandukanye kuko anambaye yaberwa buriya narabibona wamugira ikira ariko azabyumva umwana w'umuntu uzambara uzamuhunga ko ntiyacika ni mwiza ni muremure ikindi cyongera afite n'inyinya narabibonye nubwo yarimo abihakana nanjye n'indirimbo Madam, numva ashaka ko tuganira n'umugore wawe. Sibyo? Ashaka ko tuganira kuri uriya mwana. Uriya mwana wanjye. Kandi ni n'uwawe twese iki. Ababyeyi be, uyu munsi mama we ntabwo bari bari kumwe. Njye turi kumwe nawe. Uremera kumurera? Hasi icyo telefone ari kubona niyo uri kuganira nawe uremera ko tuganira kuri uriya mwana cyangwa ubyemera reka musubiremo bwa mbere nakubwiye kuri uriya mwana ntawe ndabyara umwana w'umujura umwana w'indegera umwana udashaka kurungira uzamushyire uzi ikipe uri gukina nayo urayizi urayizi wowe Papa, wikubita mama. Rwose wikubita mama. Nese murafite. Wagiye umugarananye. Oya have wikubita mama. Papa have rwose have wikubita mama mwire. Reka nge. Oya mwihore. Ngumya amwambona. wumvise wowe ubundi kabone njye mwireke ubundi ni wowe nzi ubundi ni wowe nzira narakubwiye mu makere none se njye nabonaga mu Rwanda muri kugira ngo uragafatanya bizajya gukiza nyoko washano ba mu maso se cyangwa aha
kandi azi ko nyine mpimye ampimye ubundi se ngenda gukenera icyo ngushakaho ni kimwe kipe shaho itagira umusimbura uretse nza nkwereke we ntabwo ngenda gushyira n'umugabo w'umusimbura hano hano hafi y'iwacu umva cya kigabo umva tugira ibibazo kiranomunganya kiragira babara ubite bibizi yegere mwana ubundi ni wowe wangereka inyabye rwose banguka banguka ahubwo kitaragaruka naho bavugaga gutegereza Kambira ko yagututse cyangwa kanagukuza yo gusanga ntabwo nari kwita ngo niyo nubwo yabaye gutuza ntabwo nikanduka cyangwa ugashyira ntukaturwa nemera gusobanurika ko niyo gutumira w'inama ashobora kubana n'ikisa bizi ubu iriya atari ikisa atari ibyo guhamagara nakubwiye ngo wakira hose wahanga hose amafaranga arajeje inda usinda indi wumva ari ibintu bifatika inda reka indi ishobora kuza ari nka 500 mu mwenda umwe cyangwa umwe ariko njyewe ndakubwiye ngo ahubwo ujye uvuga ngo nk'umucanga mu nyanja noneho ndashaka ko uteye ko ngo uzajya uhita nkumva bakabona ko ukomoka muri Ethiopia ubundi ni wowe wangerega reka ubundi reka mubwire hari igihe umuntu aba yararemye undi hanyuma ugasanga undi nyine arayobye niyo mpamvu uramubwira ngo ahangaha aya wisanze ni igihari ukimara kubimbwira ahubwo ukuntu uje niba ukuntu uje niba reka yagikura se ko wajya mbwira ni madirishya rwaho bamaze n'ibindi hano wowe nyine uyajya ukora uratangirwa ikibondo shaka ahangaha rero iyi ni inkoko irimo urumva ifiriti kandi wasanga uberuka gusohoka ngo gusohoka ubwo rero kakubwira amarira yose waba ufite uko bwameze urumva jewe ibintu biroroshye ngiye kugwa hashishe ahubwo se kubera yabonye gusa n'ubwishyu cyangwa turabisuzumira undi tuve muri gahunda tujya kweza imitaka ejo ufite imisatsi myiza uzi ko nabitira muri akarage mu gihe nabyo imisatsi myiza urabeshya reka reka mubwire usibye ukuntu ese urabona ukuntu umeze oya ntuzajya unireba ugashaka kwiyoberwa uzajya ureba ishusho ya Bikira Mariya byonyine birahari nanjye mufite wanjye ndabona uyu wajya kubona ukabona ikibuga baraho
tekera umureti w'igishwi ntabwo ubizi se niyo nahandi buryo ukiza agacika taje bereye nzanagufasha mushaka ariko gukuka iyo niyo nkwano nanjye ndakwemeye iyo niyo nkwano ndakwemeye wowe bagize n'ibintu ngombwa n'uyu mutungo kabisa tuweho kabisa turebe ukuntu tubigenza hari ikintu aho kubanza ukigaho kandi n'urufunguzo uruzana ntibika ako se w'igihe uba wahondaguriye uba wahondaguriye nuko umuntu wakumva wabona aka kanya ngiye ubundi ukinga mpande akinga se urugo ntabwo ari urwanjye nawe none se wari ugiye bigenze bite ariko nde wanyihora nari ndimo guhamagara ngo umukuru gusaba imbabazi nuko nimba mbona nkubwiye nabi imbabazi mama uyu mugabo ko nta muntu ubona Halo. Nasikia kama mziki. Shaka mama muda kunijanza kwa Viviana Nespere umusaza nito yangundikira. Atari stamp kibazo cy'umwana wanjye. N'abaga nyine bansoye ngo ndi ku muhanda nabuze aho njya nabuze naho mbese naho byumve bagusohoye no mu nzu kubera iki se ubwo ngubwo yagusohoye mu nzu basi niyambwira nkamwishyura ariko ntagusohore mu nzu banyirukanye nyine kuko nari maze igihe nifungiye none reka nkohereza amafaranga ya tike kuri telefone ngiye kuyakohereza uhita iwanjye tube turi kumwe mu rugo nyine niba nta hantu ugiye kunyeza itike mitenze mu rugo iwawe ngaho noneho yineza ndahita nza nihuta sawa urakoze sawa nishimye nambonye aho ndi kunyereza itike mfite ngenda sayohereza bwawe amagereza
mama ntabwo ushaka kandi wakoze kuri umwanya wawe hari ikintu rero nashakaga kukubwira saba ngo ntabwo uri bumbwire nabi kumbwira nabi se kandi ariko reka nikubwire kire ko nakunze Kanyazi Kanyandekwe Kanyamirugo ariko nanjye narabyaye ko mama nawe yawe kandi abana bubu bisigaye mwumva nabi none ubwo uragira ari mutungo afite ntabwo ari ngombwa hari amashuri reba uko usa n'uko ungana none se amashuri nakuriye yaba ari none se mama uko nize ahantu hose nize n'ahantu bigeze bamugeze urwo rukundo ugomba kurwivanamo ntabwo byawe mukase arenda kumwica nyina yaramutwaye none nawe ngo ariko si impamvu ze mama witombera cyane uzabona abandi ma basi ubitekerezeho kandi reka ntabwo nagushyigikira ntabwo nagushyigikira ese warabimubwiye ngenda kuvugira reka mbigusigemo uzabyibwirire se reka kandi wa mwana we ntabwo wumva mama ndabizi ko muri bubikunde kandi wa mukobwa urananiye nanjye ngo narabyaye ariko uriya mukobwa ko mbona ari mwiza bazamutera ariko yazanambyarira abana ariko uzi ko ari byo sawa reka muhamagara ariko uzi ko ari byo wenda mubwira rwanda ndazi aro umeze ute ikibasumba meze neza ndawe wenda gukunda cyane uvuze ngo urankunda oya ahubwo nifuzaga ko wazaza kunsura hanyuma ukanarara arara ubwo se wabona firigo yo kundazamo oya nifuzaga ko rwose waza kunsura kubera ko ni ukuri ndagukunda urankunda oya ni ukuri ibyo nyine urarahiye ariko ntabwo ariko bimeze kure ni ukuri ndagukunda pe amusore ihangane eh ihangane ntabwo njye nazi okay sawa urakoze sawa akase ubundi uyu mukobwa kukiyanze arambwiye ngo azaze murango munabona firigo murazamo ese buriya ni inyama cyangwa wenda ni agasamaki kandi uriya mukobwa nawe mbona atari seriye okay ntacyo reka mwihorere reka mwihorere hagiye ngo karaga ahubwo karampamagaye nuza nawe buriya bukote kambaye n'ubupantaro n'ubucongo kididimanze ngo karankunda oya nkunda akanyandiko n'aho iwacu babyanga n'aho papa yabyanga nkunda akanyandiko ahubwo reka nzi kandi ajya kumusura musezeranye nanone kubera ko ndi kubona buriya yabigize intambara kandi Alo? Hadi. Uraho? Uraho neza Kanyande? Yego. Amakuru? Amakuru ni meza. Esha rero bya bintu wambwiye nabitekerejeho ndavuga reka nzaguhamagare tubiganireho. Ubwo wambwira noneho nkumva neza. Kanyande, none si igisubizo cyabaye yego nishimye. Nanjye nasanze nta kwanga. Uretse ubuzima narimbayemo naho ubundi rwose urukundo rwo ndarufite. Shano kuri ndagukunda niteguye gukora byose kuri wowe. Nukuri se? Pe. Nk'ibikisi ubwo uzankorera. Kanyande, urabizi ninjye wakubwiye ko ngukunda. Naho ngaho uri nahagukura, nagukodeshereza n'inzu ukagenda ukabamo nkakugurira n'akagare ukajya ku muhanda ukanyonga, ariko ukaba umuntu mwiza kandi ukankunda.
ntabwo ari bya bindi by'abakobwa ngo nuko twageze kure cyangwa dutuye mu kikireho ya pe ndagukunda Kanyambi. yewe sha urakoze nanjye nzagukunda sha oya mama n'umuntu twavuganaga w'inshuti yanjye n'umuntu w'inshuti yanjye inshuti nyabaki Nuko- ubundi icyo mwavuganaga n'icyando n'umuhungu w'inshuti yanjye twaganira umuhungu iri zina ni iry'umuhungu ni iry'umuhungu nanditseho gutyo naho n'umuhungu akarindagira nk'uko warindagiye kwasi utagira inyarabo n'irongora nk'ubwo ugira urakumva ukwasi uko iki telefone reka mubye nkwereke ubundi sinzi naho wayikuye telefone wambabariye uzongere nzarebe icyo azongera kujya afatira se kuko sheri wanjye arabwirwa n'iki bimbayeho arayimena komana bose noneho nzakura hehe indi umutindi yanitse ngirirwa ko ese ubu noneho bigenze nari ngize amahirwe agiye kumbwira ikimurimo bigenze bite ese ubu noneho ndabigenze uriya mwana w'umuhungu kugumana ese ubu yacumuye ku mana niko muko yewe ese wabaye iki nikoma wabaye iki ninde se wagukubise iki mwana wa karabaye none nk'abakobwa bubu nakakubiswe n'izahe kamukurikiye yaforoza mushiki wanjye akazi se kagenze gute nawe wize neza kandi ndagasubiraho urakararaho se ndahita ngasubiraho kuko kenshi aho uzahura kuba kugira ngo ugire icyo gasubira mwese ntabwo watetse mwese urabona ko nsubira ku kazi nari ase buri gihe igihe uzajya uhaha gusa igihe uzajya ubazwa kogati mbazwe amazi mbazwe ikintu cyose muri uru rugo ese ubwo wagira ngo mugenzi ako se wowe ibintu byose uzajya ubimbaza buri munsi uzajya umbaza kogati umbaze amafaranga yo kugura imyenda umbaze ibintu byose ase ngenda nakwiyana mbese ubu ngubu niyo mpamvu utaba ahantu ngo uhamare iminsi ugenda uraraguza niba ibirara gusa nikirara nitungiye hano ngenda kwiyamye noneho aho bigeze ndahamagara umuryango rero ukuntu kugeza ko ntabwo ushobora ni njyewe wiyemeje ufata imiruho yose y'umuryango nzajya mpaha ngira amafaranga yo kwishyura inzu ngira ibintu byose asiki ngenda kwiyana akira ngagenda wumva imbere ngenda nakwiyana abwira umuryango dukora inama turebe ikintu twagukorera ibirara gusa niyo mpamvu wabaye ikirara ahantu hose ubwo ndagenda ntariye mbese ni wowe se wabiteka nkazabirya ryari ubundi ndagira vuba vuba ugenda uriye nuko bishakira umutinzi ntabwo nabyihangira nawe se ngo hamagara utanyitaba ariko mwana aranzengereje bimeze nabi ni ukuri pe ntiwareba yego ni ukuri uzi ukuntu bimeze nabi ako umuntu utamaze gusara wowe reka nzi ndahe turavuga wowe umuntu utamaze gusara wowe nanubu ntabwo wambabaje we ntunkoreho ubwo nanubu wambabariye vuba barasa vuba barasa asora ko nkubabarira imbwa yababarira umuntu
umuntu bibaho narakubwiye ngo urwego ndimo ubu ngubu tuvugana n'urwanjye nihariye n'abo tunganya sibyo naho wowe ngo nawe kiri kimwe ariko uziko ntarabona ahantu mba kuko nk'umuntu twabyanye ntabwo ushobora no kungirira impuhwe ukamfasha no kuzashaka n'umwana wanjye ahantu base yagiye tukongera tukabana nk'umugore n'umugabo nkawe akujya wibuka ko ariho ubundi ariho wansenyeye n'urugo we ndakubwira ariko aho kugira ngo usekere wowe sinzi n'icyo wakora ntasabye ayo nagusenyera urugo se mu buhe buryo njyaho gusenyera ndi serwakira kandi uracanantuka wowe ntabwo ndi isuri sindi serwakira urumva ikindi cya kabiri kuva wanyita imbwa hari igihe tuzahura none nkanakurya nkakoreka ko ndi imbwa y'isari uko wabaye n'ubuzima na kimwe genda kumwe meze bite gacamo meze bite wa mugabo ntago bimeze neza mbona uza wibaza ibibazo byagucanze ibintu bimeze nabi byarangiye byarangiye ntabwo bimeze bite se reka ngwino duhagarare umugore yaguhaye imbunda amabona se ko muri iyi minsi ibintu bimeze nabi umva ikibazo mfite umugore wanjye amiriye nabi nta mahoro ampaye mu rugo rwanjye urumva nta kintu umwanya yewe no kugera mu rugo nta no kuntegurira ntaza kumbwira inka yanjye kandi tuvugana nanjye mu kazi ndumva ntakizi ubu umugore aragufata akakujigura akagukoza hirya no hino akagukaraga ubwo se niyo nama uri kungira none se wowe uretse gatoya ubundi umuntu w'umugabo umugore aramufata akamujigura akamukaraga kamujomba kandi ntasha wagiye ureka ko wagira ngo urimo urakina kandi wenda ashaka kugira inama ufite umugore umeze gutyo wabigenza umva arakubwira wa mugabo izi nama zanjye mbese ziba ari inama zinoze zimeze neza wayambwira ubu ngiye kuzimba mu magambo kugira inama kandi inama nkugira iraba ari inama nziza wenda ashaka kugushakira umuntu urumva ugomba kuguha umuti wanyuma yagukubita umuti ukagenda ukawukubita uriya mugore ufite nimero ye mba nzifite hano muri telefone ndahita nyiguha rwose kandi uriya muntu nahagana he azagukorera umuti ku buryo umugore uzajya umucanga ukamukubita urumva byanaba ngombwa noneho umva nibe umuzi akaba hari yamvura ibibazo bye sibyo reka njye wowe urabona hariya kwa nkuru nziza hari akayira kazamuka hariya kwa nkuru hariya haruguru haruguru ako kayira ugatambizamo kakazamuka gatoya shani b'abanyamitwe wamva ngo abanyamitwe azagukubita umuti umuti azagukubita sha uriya mugore nadatuza uzangaye azajya arara mu birambizo hasi iyo ngiyo uraho ngaho uzengera umugore akujigura we nta soni hari abantu bafite imiti kangende wowe uzashakisha uburyo cyo kukatamwaka arakanye nurangiza zampamagare nkwereke uko dukora umuti shasa urakoze umwazi kandi n'urufunguzo uruzana nduhika ubu noneho bigenze ugomba kuguha umuti ndi ku muhanda nabuze aho njya nabuze naho mva mbese naho byumve pe njya gusenya urugo ndi serwakira njyewe cyangwa ndesura ngo ndimbwa uretse noneho hari igihe nzakurya hari igihe nzakurya nkwereke ko ndimbwa y'isazi foka washa sinababwiye sha narababwiye wumve ikinyobwa sha umva uburyohe madamu
akura kamugashisha wo kakamanuka wumva hehe n'inyota nshuti yawe kandi nushaka kuvugwa neza gana ikinyobwa mburwa ntugire inyota ikinyobwa nabonye ni imburwa nushaka kugabanya ibinure mu mubiri kugira uruhu rwiza uzakoreshe mburwa umwimerere